uvuze ko Imana ari nkuru n'abantu bane ubundi bakurikirana Imana Yesu Kristo umubyeyi wakubyaye n'umudiaspora bane n'umudiaspora umugarutseho sawa uretse rata kayobo Mana hari igihe umuntu ajya afata umwanya akajya gusenya umuntu Abrudur smikrusu lesira finir bagradas nakur ninigi mogurata tmisi antaragbizu reartitur sinmisi rogetifuro andros misrenio lvistira narura indrega sumir gubusuru rezuns mas yuseste united busma amruj de dusno andraga ba simi kurikite ansum. Hello guys, kanizere ko mumeze neza. Of course iyo mumeze neza natwe hano mu nkampi ya Kiziba tuba tumeze fresh. Nkuko mubibona rero nagarutse mu gatoki muri party 3. Party 1 mwabonye bamwe bagiye batandukanye barimo mama Majoke. Party 2 mubonamo ikiganiro twakiyemo twakiyemo mani. Ubu ngubu rero nakiriye Jom ngo ikaze kuri Rise from Kiziba. Urakoze metre kagwa kabisa aha ngabita mu gatoki. Ubundi twayisizina ni Pakistan. Sinzi ni mu bihugu by'Abarabu. Nabataramu kabisa ari nako tubabwira ati kabisa Kagwa TV Arise turabakunda cyane twamanukanye n'abataramu ndi kumwe n'umusore bitandagije uzwi kuzina rya Nyagupfa ntibarire Shui Babylon Shangaze ndagije ese muri iki gitondo urabona situation zimeze gute? Turashima Imana gusa nicyo gikuru kuko buriya byose tuba tubikesha Uwiteka iyo waramutse ubuzima bwakomeje neza ariko ntumbese nta gusenga mu Pentecote ntabwo uri n'umudive yewe Genda umukristo usengeye Nyagasani yaragusiza amavuta cyane Fizi uri umuntu muvuga butumwa n'ubu ndiwe no gushushanya nuvuga ngo ndagije urabona cyagiye ajyaga mu butumwa hari umuvandimwe ubikanane aho bitika Jukani ndavuga muri Amerika muri rusange arabwira ati ndagije weho kugira ngo tuje dukorana neza banza uje gutanga ubutumwa ndagije amaze kubona imizigo ahita bitera umugongo wapi nagariko byagenze niko bimeze akadusoza n'abavandimwe zebite grand frère nabora byagenze Taichi kota bimeze bite kota ni neza se iwaba urwagwa se nakabyeri ako nakabyeri kabaga ko turi guteza imbere undi muntu twemera guteza imbere wetse akabari par seconde bar naye ngo bashaka umuzamura par seconde bar uzamure kabisa kandi rero turi kuzamura woyise gute amakaramu ndaje nyakuzanira kabisa imizigo hari no se bimeze bite grand frère twiganirire kayobotsi ubwo nawe yarakumbu makire kayobotsi so sinzi ndabona usa n'ufite isoni mu maso byakugendekeye gute bimeze bite ntago uracangamo nzinga isoni ntago zabura n'ubwa mbere ufashe microphone mu ntoke buriya urumva isoni ntago zabura buriya oya wigira isoni kuri Arise Kagwa TV show humeka umva umeze neza cyane buri kimwe cyose kirakugeraho ntugire ikibazo ubu nashize impumu nta kibazo none se byibuze nkubajije akabazo gatoya urabizi ko twageze hano guturuka 1996 ubu ngubu tugeze 2026 ese dufashe muri kira gihe ko ibyo kurya byavuga muri depo bakaza ugereye bakaduhindurira bakadushyira kuri M-Visa bikaba byarageze igihe M-Visa bakayikuraho ubu ngubu mbese mu buzima bwa buri munsi ubu urabona tubayeho gute M-Visa barayikuyeho ikibazo ntago ari ukuyikuraho cyangwa se wenda kuba banayongera ahubwo ubuzima wari ubayemo icyo gihe 96 wari ubayeho neza na n'ubu ariho neza wari ubayeho nabi na n'ubu azakomeza abeho nabi n'ubundi nta cyahinduka urakoze cyane ariko nanone tena kandi kantu ngiye kugarukaho ubuzima bwagiye buhinduka kubera barabatipe guturuka ikanani kajukani aho bita za Pennsylvania za Ohio za Utah za Idaho muri la migi yose za Buffalo za New York City urabona ko bagenda badushyiriramo imiyaga sinzi niba Buffalo New York kuhumva abataramu babaye umva gatoya urimo kunzimiza kandi burangewe ashatse kubaza hari ubuzima twatubayemo kera ubu ngubu kwambara sino cyo twambaye aho twabaga twazambara kwambara tubodaboda na sina tuzaho moje n'ibirenge wowe ubu buzima kubona ubu ngubu nubwo ibintu ngubu byahenze ubuzima bw'ubu ngubu wabugeranya n'ubwa mbere gute urabizi ko kera ndanye gufasha na kibazo urabizi ko kera abarasheri ubu ni noheri no kubunani umuceri waribwaga n'abantu babatirishije cyangwa se kukiri n'umuryango wose niko bimeze n'umuryango wose mbese mu muryango nk'iwanyu
niba ari mama wawe niba ari papa wawe bari bazi yuko kuri Noheli cyangwa ku bunani njye narawuvumbaga ariko ubu ngubu ndi kuwubona kubera aba diaspora bubahwe cyane hejuru cyane bubahwe wabuye kushira shaka kubaza muvuza bayikuyeho ubu twakagombye kwitunga ubu pamo dufite n'iki pamu dufite ni diaspora muri leta zunze ubumwe za Amerika bubahwe kabisa yewe reka nkubwire kagwa ntago ari ukwitaka cyangwa ntago ari ukubashimagiza HCR yadukuye amaboko premièrement il faut reconnaître que je voulais te dire une chose HCR yaraturetse yadukuyeho amaboko ubu ngubu tutagizwe n'iyi miryango n'inshuti zacu ziri hariya kurahirembure imfura yanjye tuba twarapfuye none se reba nk'ubu ngubu sister wanjye ajya amenya ko abana bari buburara agahita bakandira akanyenyeri Kasemira akamenya ko ndi bwicwe n'icyaka agahita akanda akanyenyeri ba Serafe kabasha bose bagakubitaho ba Gitifu bose Korini we kumbwira bose hejuru cyane ba Adrata bose hejuru cyane ba Tina bose bubahwe hejuru cyane imbere cyane ba Serugendo uzanye Kasemiro ba Manga ari cyane cyangwa ibase aba diaspora uramuja mawibase uretse we premièrement écoute moi reka nze nkubwire Mr Kagwa njyewe rero hari ikintu njyewe ntago ndi buce hirya no hino reka mvugisha ukuri kuko ntago ari kubashimagiza my friend ahubwo abantu oya tubashimagize uvuga ngo nyuma y'Imana n'aba diaspora nyine ndetse siko kuri shimira wirinde gushimagiza sibyo oya cyo ntago ari cyo nyuma y'Imana ngo n'aba diaspora none negative nyuma y'Imana nibo nyuma y'Imana kuko nabo Imana niba humekeramo nibo bakoreshwa n'Imana bakoreshwa n'Imana nyuma y'Imana nibo n'aba diaspora Imana niyo ya mbere akaba diaspora baza bakurikirana n'Imana ageretse nkababwira ngiye umugisha uvayese reka mbabwire buriya hari ikintu kibya kibaho mu buzima umuntu akavuga ijambo aritekereje gutyo gusa atazi na prononciation yaryo ijambo ry'Imana riravuga ngo niba muri ubu bugingo Yesu Kristo ariwe twiringiye wenyine turabo guhinduka abo kugirirwa imbabazi kuruta abandi bantu bose nyuma y'Imana hariho Yesu agakurikira umubyeyi wakubyaye agakurikira abadiaspora kandi twavuze ko Imana ariyo nkuru n'abantu bane ubundi bakurikirana Imana Yesu Kristo umubyeyi wakubyaye n'umudiaspora bane n'umudiaspora umugarutseho sawa uretse rata kayobo mwana hari igihe umuntu ajya afata umwanya akajya gusenya umuntu no kubesha akabeshera abantu kandi buri hari ikintu kibaho Kagwabi ntago ari mwiza man ariko twese ntago tunyurwa kimwe sibyo ushobora kuba mushiki wanjye atampa amafaranga ukayahabwa n'inshuti cyangwa nawe akaba afite n'undi yayaha cyane ni example ndi kuvuga niba uriya mupeti wagiye kuvuga ariya magambo akavuga kuri Kasemiro fucking ndajya imbabarira gatoya reka buretse Jomba winca mu jambo reka ndaguha umwanya njyewe byiringiro yubahwe Kasemiro yubahwe Imana yo mwijuru igimuha umugisha ahari hose na mushiki wanjye we ntago namusiga kuko we uriya na amaraso ufate gatanu zigi ibintu akora nta nubwo binabaho ufate Soweto ibintu akora ntago bibaho ufate Papi Kamanzi bararenze ufate Parisegonde ufate Bahati ufate Bashema hari agapeti bita Ozil kahemukiye inshuti yanjye bita Shema nahari azabyumve kuri Rise from Kiziba ari muri Amerika n'amapeti yamuhaye message yanga kwitugeza kandi babana mu gihugu kimwe kandi yamutuye ingosha yego nkuko twaturi kumwe hano mu Kiziba yego trabia ni gutyo none rero Shema buretse first of all abo ntago bari inyangamugaye reka rero nongere nishimira abandi bantu ari umuntu bita Jaja Vianney arakabyara byagije singo bamwita teta we n'ikirenga uteti wabo itsetsere legenda teta we n'ikirenga bamwita muteteri teta kabisa nge nahereye mu bajama uriya ni kapo uriya we ni ikitonderwa tukiri kuvuga no mwijuru bavivuye ko bimeze teta yubahwe kandi burya ana se ariko reka mvuga ikintu kimwe kayobo abataramu ni benshi fata ba Serafe kabasha ba Teta ba Gitifu ba Tombe bose ba Tina ba Kebedi bose n'abataramu bacu ba Adrada ngo la pereketse kati ba Adrada
Bose ni hejuru cyane. ni benshi ugafata Ba Safro. ugafata ba Sanfro ugafata ba Emery N'abataramu bose. Emery utinyuka kwihamagarira impanga Pazo akayihamagarira impanganye akayibwira ati sha haguruka va mu akora bibagirwa umutaramu guturuka muri Canada bita za Quebec Pankovi wari umwibagiwe Inde? Pankovi nawe no kuvivura aho bita za Quebec ara za Toronto banko bajyamo amafaranga ku bunani no kuvivura no mukapa ari nabwo ntago arenze 10 ni 10 uriya mwana wa Quebec nawe arakubiye oya ni murumuna wanjye Arakubiye. Pankovi yubahwe ariko afite umunsi yangeneye niho ntarengwa mbese urumva none se no mukapa ntago ari nka Casemiro reka rero ndagije tugaruke gatoya ku mutaramu bita usubize kuri cya kibazo wambajije kigendanye n'ubuzima bwo mu nkambi hano twahageze twambara ibirenge ibihe byagiye bihinduka kwambara ibipira ibirenge turyama kuri nyiragashihe kwiyambarira segatagara none ubu ngubu Imana yaciye inzira ariko byose tubikesha bano bajama bose cyane kuvuga ni ukuri baturuki Kanani aho bita Kacukani muri leta zunze ubumwe rero reka ntago kahava ntago bibaho reka bose nuzatayici wowe urabivuga iki cy'abadiaspora cyamuvani wa diaspora bararenze wangu gatanu zigiye yubaho kanze bahaba inshuti bibahwe bani bari umuntu abanje wangu ubona itandukaniro ry'ubuzima bwa kera n'ubu ngubu sha biratandukanye cyane kabisa agaceri karaboneka n'akaboga ariko karaboneka ako kareka gutakaramo nese iriya umva nese irabushe ribara ku soko yabimaze baba nitwege baba bagiye none se ubwo urumva kandi imizigo baturutse hakurya y'inyanja abana bakabona gasozi ko bimeze kaze nkubwire reka nze nkubwize ukuri pe hano tuba twicaye nka gutya urabibona ikiganiro kiraryoshye hano aba ari sawa hano turi gushiringa nta kibazo n'undi uriya mubwira ahubwo yatereka ngo ugure agacupa dore va ku muhanda yakaguhaye ubwo urumva mu rugo n'ibindi bindi biba byaciyemo neza nta kibazo niyo mpamvu bari abantu arabo gushimirwa ariko tukagaruka natwe tukiyemeye twavuga ati se tujya tubana neza mu mahoro hari igihe ucana ku muhanda ukumva umuntu aragututse ntimwirirwanye ntabwo musangira kandi wowe ukirinda gereza ukavuga ati se nk'uyu muntu ari kukuziza iki bigarutamo ugahita agira gute ukigendera ni ukuvuga ngo rero tujya twibana neza mu mahoro peace and love kandi niho wambere ndakwemera urukundo ni hano urufariga umuntu iyo mwahoze musangira icyo bita patinaship cyane rwose kandi iyo ushatse nawe yibuka ko ubwo kuna kazi ufite yibuka ko ukeneye ibyo kuryoha buriya hari ikintu bajya bavuga ngo akanwa kareye katavuze niyo kavuga ijinduro aho kumva kandi gira neza wigendere neza uyisanga imbere akaboko katarambuye ngo gatange ntago kajya kakira kajya karambura ngo kakire ntago bibaho ni urucabana gira neza wigendere wakugiriye neza n'ubundi ya neza zahora yifite mu mutima we kandi ndagije ikindi wakugiriye neza iyo kugira ngo ugere mu rugo kugira ngo ugere mu rugo wumva umwana we ukubwira ati ngo tayiciyanguriye ikaramu nase tayicinise urumva si rwa rukundo duhuriramo handi hano tuba twicaye muhaye icupa rya 500 ntagura umwana ikaramu ntukababare urumva ukaba ufite iyo shana muri gutyo urumva metre TV metre kagwa nuvuga ngo ugiye kureba mu buzima bwa buri munsi bari batipe guturuka muri leta zunze ubumwe hari umuntu utekereza ndagije nawe agatekereza rukundo nawe agatekereza keve nawe ko nabona keve aramamagaye akambwira ati wansanga kwa Kavano cyangwa twansanga kwa Tambo cyangwa twasanga kuri Fondete ko hari umuntu ungiriye neza uwo mugisa nawe tukawusangira none se reka nguhe urugero nk'ubu ngubu ejo umuhungu wanjye saye inzoga mana yanjye wari wamwibagiwe bamwita Theo Metre Theo aba aturuka muri New York hejuru cyane ni New York City kabisa ingo rero amanga uvukana na manga kazi bake ubahwe bana bahungu bakora ibitangaza abahungu bajya baturemera bireme n'abanyamugisha cyane rwose n'abanyamugisha akantu yadukoreye ejo kutubyutsa mu burira ati muhaguruke kandi ejo mugani n'abasanze ngende mundebera umuntu bitanshimiye abatemo ejo n'abasanze harabahita Sani Karos ko nibo munabasha kugutekereza akakwihamagarira utamuhamagaye Sani Karos yari duhamagara bakanga kutwitaba akanakubipa kugira ngo akwereke ko yagushatse akakubura kandi megabyte n'izukwezi telefone ifite mu ntoki ariko umuntu bagutekereza byaranakemutse ubu ngubu umuriro turawufite mu mazu yewe ndabyanzuye ubu ngubu umuriro waraje ntago tugifite ubukene bw'umuriro ariko wumve ngo kagwabe ni ukuri reka tubivuge n'abantu bari kutwumva n'abazatwumva bino bintu ntago bizarangira uretse Imana yo mwijuru gusa yo guca inzira natwe tugenderirwa amateka Imana iradufite mu nshinga icyama cyubahwe M23 yubahwe hejuru cyane turabashukuru urugamba hejuru cyane dutanga imisanzu nge narabakoreye imyaka 9
isororotse myiza cyane abahungu ku rugamba Kampala abasirikare hejuru cyane 94 tuvivura banjye ariko njye ni Alpha Sierra Ndagijimana Jean Bosco njyewe iminamba 2342 yo nkubwira nukuri tujye muri section Jombo tutakomeza uje mbabarira gato njye hari umuntu ushaka kugarukaho buriya hari umuntu wagerageje gushaka kwandagaza no kwandavura no kwanduranya ubonye uriya mwana nawe discipline iri hasi cyane buri muntu wafashe umwanya agafata kuri Casemiro ati ngo yatwaye ngo n'abandi bandi ngo yatwaye ngo jezi ubuse Casemiro amafaranga afite jezi yabagurira n'amafaranga Casemiro abishatse n'aya makipe ari mu nkambi hano yose yayagurira equipe n'abancuti sense na pere yayitwere na Zaire Sport yatwere rero kujya kumwandaga gufata umwanya ugaye kwandagaza Casemiro ngo yatwaye Varese Casemiro no mu buzima busanzwe oya Casemiro ni inyangamugayo no mu buzima Casemiro yizava Oxford yavuye hano arapasinze kepe none se sibi yavuye hano n'ubundi afite umuzigo afite amafaranga urumva Casemiro twatashe ubukwe bwe Igisenyi narabubonye burabo ko twarabutashe bwari bumeze neza cyane ariko uriya muntu wafashe umwanya agafata kuri Casemiro tugomba kumubaga ariko nawe na ba Bresos ntakazabyongere nawe nta numva kino kiganiro abyumve ko atazabyongera discipline hejuru cyane ibintu bitarimo discipline nagaciro gake seka nkubwira Casemiro nawe ni umugabo wibaza kwandagaza umugabo mugenzi we Casemiro nawe uri umugabo uri no kumubeshya Casemiro yabagurira botine akabagurira imyenda akabagurira ibyo kurya akabagurira na kwastere muzajya munagendamo mwitwa ngo muri Kayenzi cyane yirwa yamamaza witwa Modeste ese nahirutse kumuhinka ni kapo yamuhaye nibyo ndabizi pe ni inshuti ye cyane na Modebura ni kapo nawe yubahwe guturuka muri Norvège nawe n'umwana mwiza cyane ari Gabriel dore ni nawe muntu nizera kurenza nabo n'abandi bose tuvukana umva metre kagwa petit frère amaraso yanjye ariga bura ahubwo ngiye nzamugira inama umva ndagiye umva ndagize uzamujyane mu gikari aho bita ikambere ni kujya in box niko bimeze gusereza sponsor wanjye kandi ntago ari abira na amakosa hakazabisubire rwose bisore ni manager wanjye mbese n'ubu ngubu nsubiye mu mirimo avuga ati mfite umurimo nakora bisore wanjye bisore nkuko najya no hanze niwe muntu uzankiza cyane kuko umuntu wakurwaje mu bitaro akakwitaga ari umuvandimwe ye bisore ndamukunda kurenza n'umwana wanjye nabyaye ariko ntakazongere gufata umwanya ngo afate ku bantu ibyo byo hariya oya yararengereye yarateshutse no guteshuka ariko ubu ngubu nawe buri yarukuntu kubera ko abantu benshi bagiye babimubwira reka tubiveho twe kubigarukaho cyane kayelo yerekana ishimira umusaza Pariseke rero buriya turacyari kuri Rise from Kiziba umusaza Parisegonde yubahwe cyane Imana imuhe umugisha yubahwe cyane ndanamukunda cyane yabayaga twari ko kavimvira atwaye sheri reka nishimire na manager naho ndi yabaga ameze nk'igisiga kagwa reka nishimire na manager nshimiye kwa Rupemba nako twe twibage musaza Maître Nkolo Lupemba yubaha hejuru cyane Rise from Kiziba turakubaha nawe Maître turamwemera cyane aho uri wicara utekanye umve ko abamambure bawe kigufite ku mutima waratwigishije gutera balo wakoze byinshi Maître Lupemba kubita acrobacy Imana iguhe umugisha na Maître Mbanza ubahwe Maître Banza Anta nigane ijambo ko umuntu w'umugabo burya ntago musimbe kuri nimero 3 Taichi noneho baratumize twibora natwe noneho hano urajya ushaka dore igitekerezo kiduhereza n'ubundi urabizi uri muri umuntu wanjye sobizi ko dukundana bakoze ngo rusumbije se wangu nje nshaka kubabaza none aba naba legend ba kera kabisa ari Mfizi ari Gasore ari Kayobotsi inshuti ya bose Nesta Joyce ndiko mwese ngiye kubaza ikibazo muze ko kinsubiza ariko mwese mwamye muri bakuru bacu munasubiza uko abishoboye okay mujye kumbwira impamvu kira mwadukubitaga cyari impamvu nagukubitaga rero utari Messi ye cyambere nagusobanura mbwira ubyumve ukansanga ku kizenga ukampondagura kigomera mpaka cyuzuye fata mikoro gutya ukaza ukaraba nyuma yuko mvuyemo mbabara Jombo naza kubaza nawe cyangwa kubutubaza kubaza gute mwadusaka ku kizenga wowe ndagusubiza uransubiza cyane nyipfu ugafata nk'umwana w'imyaka
nk'imyaka ine nk'umunani nkamwibiza ukamwibiza ugafata nk'umwana ukamwibiza nkabanza namushyiramo ndani icyo gihe ntabwo babaga bazi kwibira none koga mu kizenga ari igihe wubiraga kubira rero ubwo urumva uri hasi ukabona umwana yokeshe nyina nonko urajura yiririye yabaga ari iyanjye ntabwo yabaga ari iye muri komantere muzaze kutugira abantu babakubise hano ariko ntabwo urimo ntabwo nakunyujije akanyafura iriya hepfo kwa nuza waramondaguye kwa metrese kwa metrese birashoboka uko nahereye wa mbere bose buna amaboko yagiye uyu niwe nahereye wa mbere uramuvunaga cyane arabizi gusa umugari tuvugishe kuri sumuruta tayicese sumuruta naramurutaga ariko burya guhondaga gushabuka buriya n'imyaka biratandukanye buriya none kayo ujya kumbwira ko utaciye gukubitaga kwemera nta n'igisebo kirimo rwose utanabyemeye hano kuri komenti azabitubwira yarankubitaga rwose umva ngapfukama amavi nkajya n'abasebo barabahondaga sebo n'ejo bundi uburyo uvuze wabisubiramo buriya wakubitaga tayicungu yarakunozaga nabaga marisi nabaga namunoza muri DRC niko nabaga namunoza mwana wa 40 uramuhumuzaga uyu uramuhumuzaga ayamubaha ko yakari muramu wanje ubona papi rero nanuza ubona kamanzi ngo mwarakubitanaga mwarasenanaga mana yanjye neje muri kwifone mwarabivuze kamanzi kandi yarabinyibukije kamanzi rero papi yubahwe Papiasi yubahwe ariko iyo twabaga twarwanye hara munyange sha nta muntu wadukizaga mwarikizaga yewe we ko yarafite naye bamwica kubita amukubita kiruka dusenga kaza kumurengera aho kandi papi ndamukumbuye ubwo ndanamukumbuye uno kwicara karakereye yakigori papi kandi yarambwiye tugomba kuzabutaha online kandi yarambwiye nta muntu ugomba kuba ari inyuma ye uretse njyewe kwandika ako dorasanukegera Claude ndano aje kawe ntari mana yanjye nguvuga ngo nawe ari abantu bakubitaga ariko mani Sharon ndimo nje manje w'inshuti yanjye bitanganizi yo munyanga twararwanye yankubise nkari ni chapu kwa kundi bakubitaga bwabo bor twakubitaga bujuweri arabukubita mfite nka 220 mwaka twose tugwa hasi bakana umera bufata ubwo birangira ndwanye na kana ume nkobetwa narwanye na kana ume bamutabaza izira game twakinaga ayo yebwinshi bujuweri warya shikare tugakuramo gakini none mwakirinya atakurya bwose naraburiye bwose maze kubarya sinzi ukuntu yafashe chupi babyitaga chupi kubita bwose bugwa hasi ntago nanjye ndi musaza bwose bugwa hasi tuhita dufatana ingumi imigeri hayi nka data ko byari byanakomeye none amagororisi jomba namubaze mwatuzizaga iki kumuduko ewe jomba dore shanyarazi wankubise muri we shanyarazi agatusi neza ukagashishura neza ukakazirika neza yankubise nawo mugozi ariko ujye ukunda kuvugana n'abantu benshi zansuriza umuntu bitagashika from Australia gashika mu Rwanda ejo bundi se waba Maria ndamukumbuye naramubuze ubwo tuzamushana ikiganiro metre oya jomba dore muri bum mukadukubita ibiti rero kiragiye rero nuvuga ngo jomba nta muntu wari wemere ku nta mwana wari wemerewe ahubwo avuga ngo ngiye n'uwi twageragamo ni rege gusa hari aho twara abasiniya ako nanete nabura metre kagwa yo wibutse bari mukubita gasa nawe rebana niwe ubwo ari DJ ako yari umukapu nawe yari umwana mwiza Nixon Gisimba jomba Gisimba aherutse ni naha yaradutayemo kabisa arapatama dutayemo kuvuga ngo kuce mwajyaga mugira urugomo nyine mugakubita abantu ikintu cyangwa gusobanurira kiragiye twari muri analogue nabyita siniki byazagamo ubwana na ya mashagaga amaraso ya gisore bikazamo gutyo kumva ushatse kuba hejuru ya mugenzi wawe kandi nta musaruro bifite ntacyo byatanga ntabwo mwarabyaje umusaruro mukagira abantu mu viora oshye ikintu cya viole buriya ni ikintu kiba giteye ubwoba cyane ariko buriya ibintu byose byajyana imbere y'amategeko ibintu byajyana mu mategeko aba ari ikibazo cyane mugatwara amashanyarazi bagiye kuri proclamation mugakubita n'abantu utera hari igihe washaka no gutereta n'umukobwa ushaka ukabanza ukamuzana iterabwoba wenda atanakwemera urumva atakwemera ugahita uzana igitugu ntagushaka
ugaca amasaka kandi ukamuhora ubusa Imana izatubabarira ariko Imana ibitubabarire kabisa n'imyaka irakota ariko singuye ese nk'ubu ngubu tumaze gusaza uyu ni mubyara wanjye twarakuranye gasore turaziranye ububandi bwinshi bwinshi cyane ububandi man ntabo bandi ahubwo amanyanga umva kagwabira ahubwo ikintu cyabaye ntago yigeze yiba man yewe ndagije wigeze wumva hano bavuga ngo ngiye ntago nigeze nkora ububandi bwo kwiba ahubwo bavuga ngo urugomo abashaka kuryoshya ikiganiro ahubwo uriya mutipe no kuryoshya reka nkubwire numva kagwa tunatera story kagwabira niongera kuzana sababu tunatera story ndagije barabihorera urikumva rata kagwa twebwe twabyirutse muri hare mbaye urugomo rwo my friend gukora kuri mugenzi wanjye turi kumwe ntago byari byoroshye infraction noneho ujya kwiba mu rutoki kare anyaka kenshi nagwagiye uzabaze hano kwa ubedi ndakakwamba singaraho nakuriye sigara hakuriye uzababaze ngewe nta nubwo ngewe no gukora gutya ahubwo vuga ngo mo gusebanya man vuga umva kagwa zanamo gusebanya urumva data hari igihe n'umuntu agusebya kugira ngo akunda guharabike gusa kwambika izina ribi ahubwo vuga ibyo byose twabikoze ku n'ubwana man twaga turi mu karusha yadusabiye ngo bagende batondeke ngo abana bacu mu mihanda ngo imodoka ngo ibone aho itambuka urumva inzara iratwica batuzaniye rumari inkwi n'amasaka mu kibazo cyiza kugira bavuga ngo ku nzara ya karusha kwera cyo bavuga iryo jambo ku nzara ya karusha impamvu mbemwa wowe ibishimbo wabihimbana n'amasaka bazanye amasaka muri bya bigunira bimwe bitaga general bazana amasaka bazana rumaringi wowe rumaringi urayizi bidashya bacana amasahane bakagabira najya yikuza wareba kumbwire twariye ubugari n'isosi y'amazi waba ufite igitunguru washyiramo n'inyama kabisa amazi ashushe ugashyiramo umunyu reba saba barabizi twavuye tugiye kwa murigande ahubwo murigande niwe waturengeye nawe zarantiye kaparare kuyirya wabaga uri umusirimu atari ibijumba ibijumba se bivuye ariko kanze babwire kagwa ndagije naracyababwira gatoya urumva burya yavuga ngo ibyishimo birahenda wampaye no kuvuga ngo baho nanjye mbeho sibyo urora ntariho none bayiki banyita Rukundo Jackson naye ndagije Imana Jean Bosco Taichi ntanga yawe burya rero mu myaka kundiye mwateranaga amabuye n'abantu mane nkubwire usibye amabuye na za mirage urumva noneho twabikoreshaga mu birinzanza ariko ubu no turi za boro bw'ubudebe nanjye wari fande noneho n'ababatu Kagwabira safari wa karusha ni wari uyoboye hano ikibazo cyanyu muca abantu mu jambo kandi bura nkubwiye ibyo nari buvuge ntabwo wabisubiza wowe urumva ko nashaka kwiganira n'umusaza hano urumva ko tumeze gutese ni fresh aya mupeti ndamukunda cyane niba ni mu maraso kabisa arabizi nawe oya nawe arandamutsa wangu nguye mubonye numva ibyishimo ndi gusoma narebe kota ari mpangange ya gatatu ewana koroka Kagwabira hari n'ikindi kintu nanjye nashaka kuvugaho urakano kantu wazanye ni collect very nice kiziba fresh kabisa kuko ejo bundi twicaye hano hari akantu wakoze ese nawe nkubwire ngo uri kunyiba ejo bundi hari akantu wakoze hano ndi umunyamakuru wigenga icyo gihe byagenze neza kurushaho wanyambitse abantu benshi bari hirya bari baragoswe n'isura ya Kota ewana ni fresh kabisa ewana ariko ejo bizaba icyambere nuko banyibuka Nejo bundi bizaba wangu. Ako nago wagera mu rugo ngo uburemo icupa. Uwiteka kabisa. Nago wari. Yesu waransabye ndakwima. Ntawe nya guteza imbere se. Kandi sibwo buzima se. Ura mudada bita Jackie. Sibwo buzima. Nje ntabwo nkimwibuka.
makile niwe ndi kwitiranya ewana kuko peace and love asala vista kandi peza twagutse mu Rwanda inde muza Salama yaraje hano yaririye show mu rugo ndani bose yararyoheje i Kigali kandi kavana afite akabari bose bafite ububari bwa fresh baje bangura ntago ngenda ajya kunywera ahandi ndanywera kwa Kota amana telefone arambwira ngo ikandira yushaka ntago yambwiye ngo kurahaye nakwira igitano none se siryo Salama mushitiwe asenkane kabisa urumva rero ni byiza ariko nanashima n'undi mujene ngiye nubwo nari ko amafaranga ajya aturuka muri Amerika akagera ina amafaranga yo muri Amerika nariye kera hari umupeti bita Gatara wahaye Jomba gasore none nago ruzi ko amafaranga ajya ava muri Amerika akayakiye ku simukadi ngiye nagiye kubona mbone Jomba arambye ngo fata umufungo Gatara nawe yeze guza gukina na turyoshya kabisa kwa Ibenge kwa Ibenge sponsor bie kabisa urumva rero Gatara uramusuhuje akora abanyamurenge ari mu karite ya abanyamurenge mwabanaga ndebana no mu kizibano turahagararana njyana muri hoteli nibwo bwa mbere ninje muri hoteli ase urumva wowe utaruzi ko amafaranga ahubwo bampa igitabo cyanditse bampa igitabo cyanditse mu cyongereza nkajya mvivura gusa noneho bazana ibiboro byinshi baruzuza bagweme ngo wakire byurya ngiye ngo ni mvivure gusa byose ndavivura yureka se akabanza yakwaka kuvuga bagureze nk'ibyuri nabonye imeza yose barayujuje aravuga n'ubundi wabijugunye n'ubundi ndabyishyura ako nawe uzi kuganira ntabwo uzi ko amafaranga ava muri Amerika kazina wapi Jomba niwe wayazanye kandi ubwo wasanga warabikurishe ku Kibuye kira cyane batubaza ngo bakakugira ngo ikibazo ngo vuga ikibazo none tugeze mu Kibuye nandi kumwe na Costa tugenda Costa tugeze ku Kibuye tugerayo twanyagiwe tugeze twanyagiwe tugira umwaku tugize umwaku dusanga imibare baduhaye ya Western dusanga ituzuye n'imvura yatunyagiye kare connection azere umva zamuka zipoto yaririho kandi imbere amafoto wakigiraga mu diaspora yagazaga ari hadi azamutse mu mvura babira ngirizana ni impyisi urabona umuvandi wo bashaka kuganira ashaka gusuza abantu bagerekana abandi baganira nicyo nshaka gusubiza ikibazo Jomba yabajije ese ngo ubuzima bwa mbere tugifata ibyo kurya kuri depo bagashanja bakagera emuviza ariko emuviza ikaba yaravuye ese biba bimeze bite byose tubikesha Imana ngiye byose ku giti cyanyu tubikesha Imana kuko Imana yagiye irebamwe abantu urabona nk'ubu abantu benshi bariyo nta n'umuntu watekerezaga ko yaba ameze gutyo ubu bose baba baratorotse kubera inzara ariko urahamagara umuntu mu gitondo akakubwira ngo ni very nice cyane rwose kuko cyane yo buzima navukiye mu bupfubyi ntago nagize amahirwe mbona ba dada banjye baragiye nabandi baragiye ejo bundi none ngiye kubona mbone Grand Frère Bahati tayari ngiye kubona mbone par seconde very nice cyane ngize cyane kabisa ni ukuvuga ngo ni Imana yabikoze ko iyo mbonye par seconde ari gutwara ayoboye ariko avyengurutse gutya noneho baraka wagiye wabeta nyashu wabeta nyashu Imana ishimwe kandi papa yerikena n'ubu mushizeho ewana ntago yabura kuvuga ngo badutema akantu bidabyemewe none rero aho kagwabira none aho abantu bari Imana ishimwe kabisa wagiye gusenga ariko hanagakanda uri mu rusengero naribi kagwabira nanasoza ndabizi reka mbabwire aba batipe bari hakurya
Imana ijye ibafasha ibarinde twese aho ngaho kura aho ngaho muri kandi nanababwira ko ejo nzaba nabatorotse ndi ku muhanda w'umukara sawa Taizo oya Kagwabi urya ariko n'abantu baganira kandi ugasanga biri kugenda neza Taizo twaraniranywe mwere 96 nubwo wagiye muri Nyaruyaga ariko n'ubu cyari kumwe ku mutima tuba turi kumwe ese waba waranyibagiwe ese urumva nakwibagirwa buriya kukwibagirwa nanjye mba niyibagiwe amafaranga y'umuntu umwe wavuze kare bamuntu yaboreje amafaranga kandi muri Australia oya ntago ari rukundo twari kumwe na Big Sound ariko hari ukuntu wa muntu yaje kubikosora aravuga ati mu bijyane hirya mu gikari twabirangirije mu gikari hirya byaciyemo nta kibazo ese ko taje kungura icupa rimwera kandi bizi ko ngukunda no kuvuga ngo ahubwo ntago nakurenganyije unkunda kubera ko nakuguriye se oya ngukunda ku mutima urumva urukundo rwacu ni karemano cyambere uri mukuru wanjye urabizi nubwo bwose wankoreraga urwo mukangubita ntunyure nka mukuru wawe nashize baro hasi aranduta ni muri umuna wanjye uyu nguyu ende Izayi kare ahubwo no kuvuga ngo Kagwabira Tyson Izayi n'umwana muto ikiri mukundira uyu mugabo ureba ni inshuti ya mukuru wanjye wita haba inshuti cyane uyu niba ndi kubeshya akagira akagira n'umuvandimwe bita Vianney uba New Zealand Vianney na mu gitondo yampamagaye turaganira nzamugusuriza Vianney ni imfura ngaho ni inshuti y'umugabo cyane rwose Vianney ni imfura ninkubwira mu bantu b'imfura buri Vianney ni imfura ntago ari ukumukeza warabizi ko ari imfura cyane rwose ntago namuvuga rukundo nawe arahibereye buri ndahari ngiye tuvugana buri munsi hariya harimo Bankovi n'abarumuna be harimo ba Kanyove harimo ni benshi cyane Muhire uramuzi Muhire Faustin ntumuzi umuntu w'umugabo cyane umuntu w'umugabo w'imfura kwa cyane Muhire ni benshi kwa Kamineza ni benshi cyane uriya mugabo yewe yakaba nkiri mu kazi Trump uko yabyangirije buriya ahubwo Irani bura ariko kubera arasubhana watana Imana imwe nsenga kimujya kunkora none Imana yangira yirashikira kiganiro vuga muri Musekembo yanyu azamutse akandi kantu nibagiwe buriya sibyo akandi kantu mbere ko dusoza gato ikiganiro turayiganira nabanye nabo banza wumve mukuru wanjye ndashimira buriya byimazeyo content creator bita Kagwabira Patrick aka Pro Kagwa ndamwemera cyane buriya kuko aradufasha abantu bagatambutsa ibitekerezo byabo iriya channel yiwe utarakora follow utarakora subscribe utarakora like utaratanga comment buriya utarasharinga buriya yarakererewe buriya namenye ngo ari mu isi ya wenyine buriya yabimenya gute se nta bindi biganiro byiza ni gutya burya rero uricano yakagwabira umva grand frère maze nkubwire burya umaze gukura nubwo wenda 40 ziri kubura urumva ariko byibuze maze gukura unje nawe ninde wabayeho mbere ambe nyabore emeze cyo masoze irabane umva banjabe ntago ndayisobanukirwa neza buriya ntago ndayisobanukirwa neza ifite majyara ni majyore umva ange nige sabozi ifite majyare n'imwoni akimbore ihebanshate ndima cyande jewe turi ginoye izoge ni nshuti majyore serade nawe nigerke nazana rwamone yabyashame abiri byonshi ange ambi iriboze ambi kibatsi ndikijabwore berekije rato kuvuga berekije rato vaji masacambi byico vaji misacambi yico ndabyumva ariko ange vaji
itonye bikangora buriya ariko size bantu biri byumva ariko gusubiza bikangora amve gerageze calm down ndashemye cyabone ati ngicyo ni cyangeroze cy'icyo babire yaduhaye ngo tuganire twishimire rero nta n'ikibazo turakoresha ururimi rw'ikinyarwanda buriya kuko n'aba followers bacu benshi bakoresha ururimi twenyine okay no kuva Engo cyane amve kimbure ndisayoze zaji marore yekerekeza he hibabe yekerekeza he kirade yekerekeza he abantu base teretse mwihone cece base nacati zonge anje ninge ndigisiheozi ikibangra cyangwa amvi ni ikibachara ndikivajyo zogi yibahwi hibobi yibahwi kirodi anchati yingi majori yibahwi amvi simiani yibahwi ni pinchovi ni irobe monda byumva ariko ndibacyondi mwiso ndibacyondi sana ndabakunda cyane no kuri Imana ni joji kivayo ni kinjo vayoni umva viane yubahwe jaja wanjye yubahwe anjye fi imbere cyane kabisa muraturyohereje kuri Rise from Kiziba iyo yarababwiye mukanya asuje abantu bageraga imisekembo yabo bajyaga no kwiba ugasanga bajyaga mu rutoki baravuza ibindi kugira umuntu ataza kumva so turabashimira n'abaturanyi bacu bo mu Sedipo Jomba wumvishe ko abongo babifite ibyishimo mu gatoki ibi byishimo ariko naimaruka kera kibi byishimo biba binakenewe cyane kuri Rise Kagwa TV show kabisa ari nako tugenda tubwira abantu bakora subscribe batanga like byose cyane kabisa abantu kuturuka turabasaba ko niba ushaka kudutera inkunga ku bigano byacu bya buri munsi uragenda ku kiganiro uzaduhereza gift abadukumbuye abansabye nimero za Jomba ndaza kuzipininga muraza kuzibona murakoze cyane kabisa of course natwe nimero zacu za channel turaza kuzishira ngaho kuri screen hanyuma igitekerezo ikitugezeho iyo wifuza ko twakora tubikore murakoze Kiziba Rise from Kiziba nange reka nsaba abantu benda nk'inshuti zanjye zose banze fizi y'umuswa vraiment mujye mudukubita subscribe twebwe tuba irunguri baryatwishe tukavuga tereka twihuze nk'abamambure kuri Rise from Kiziba tukicara tukajoyinga nuko enjoyinga nta kintu twakora kuko none se mu Kiziba nta kazi nta kazi tugira ahubwo bajye badutera inkunga badufashe abadukumbuye batuvugishe batadukumbuye nabo batumenyeshe yuko batadukumbuye sometimes ariko ndabizi benshi baradukumbuye kandi koko natwe dukumbuye benshi ariko kwanza hasta vista asalamanyana kabisa hejuru cyane yubahwe ikomeje kuturinda Abrugudur smikrusul sirafnir bagradas nakur ninijumograt tatmisi antaragbizu reartitur sinmisiro gitifuru andros misrenio lvisranarora indrega sumir gubusuru rezunsmas yosest united busma amruj de dusmo andraga ba shimi kurikite ansum kurut basuretina buburet ndeser masore tegzar wisa lamir guzur ambagre dosmir guisantu abrudasin metrudi simi gurud desire kagwa jubir duda andurga Andrugere. Okay, Kagwa. Rero ntarasoza nanjye. Wenda ntago buriya nanjye na Karame. Ntabwo kiri impanga yanjye buriya. Nge ndi impanga yawe. Impanga yanjye gute ibaze uruganiza abantu ariko nge urukundeba n'amaso. Kandi ari wowe muntu wanjye wa mbere. Kumenya uko naraye niwe ugomba kumenya uko naramutse. Kandi ngomba kumenya amakuru ya gatanu ku kandi. Sindarana nawe ariko na telefone ibihari. Kandi sinaguhamagaye mu gitondo mwe. Ampamagaye. Ngenda byibutse. Ndi kubaza ko waramutse. Naguha ngo ndagi. Yes. Namahoro kabisa Namahoro nuko. Nta nubwo wanankunda kundusha. Ninjye yagukunze mbere. Uwiteka ajya kundindira. Nawe Imana igi kurinda pa. N'abavandimwe. Astra vista. N'abashuti banjye. Urumva Kagwa? Rero Rise from Kiziba Reka nshime ntago nashima abanyamahanga gusa. Na hano mu nkambi hari abantu bagiye batugirira neza kandi b'inshuti z'umumaro. Yego. Kuri fonde Reka nshimire Kavano. Natambo. Imana igimuha umugisha. Bose hejuru cyane. Kirodereta Imana igimuha umugisha. Yego. Reka nshimire
nande na Tambo Imana ijye imuha umugisha urukumva ndi kubyumva abo bantu ntago ndi kubavuga ngo kubera ko bafite ubutunzi ni wa muntu wabwira ikibazo akacyumva mu gihe udafite amafaranga akaba yahita très bien uretse n'amafaranga n'ibitekerezo n'inyungu ko twebwe turubatse kandi turi batoya kuri bo batugira inama irenze iyo ngiyo urumva Jomba buretse abo ngabo rero ntago ndi kubashimira ngo nuko wenda hari icyo bamfasha basapotinga ako ni wa bantu ubegera bakakungura igitekerezo kizima nk'abantu bakuru bashaje ubwo rero urumva Kagwa nawe rero ndagushimiye Imana iguhe umugisha kuko hari byinshi watugejejeho nka Rise from Kiziba ntago tushima cano turashima woko niwe wadukombiniye n'abantu benshi cyane rero ni ku mutima nuzajya ubona umwanya ugize utuganiriza nta kibazo niba itari ibi ngibi niba itari bino biganiro bya rusange gutya tuba twishimanye turi kwinjoyinga sometimes dufite byinshi skills ni nyinshi mu mitwe yacu ubu ngewe nshobora kwicara ahantu nkaguhereza ikiganiro kigendanye n'ivugabutumwa bisa n'imitima rya muntu mwiyobokamana ariko icyo gihe ibintu bya kugikongora ibintu byo kugikongora waka rero turakomeza akazi gusa Allah subhanahu wa ta'ala yubaho Imana ibaho umugisha shima n'umugore wanjye Beatrice Mukashema Imana imuhe umugisha amina so subscribe rero tugusaba like na share and share ni gutyo guteza imbere murakoze ciao ciao